Haleluya, haleluya, Yesu nashimwe, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, abo tubana mu mwanya wa niba ture buri gitondo, wowe uri hano mu mujyi wa Kigali, abari ahantu hatandukanye, ku migabane itandukanye, bakristo b'itorero Elayono, ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo, inshuti zanjye zimba hafi, Yesu Kristo nashimwe. Muri iki gitondo tunejejwe n'Imana mu mitima yacu, yongeye kutugirira neza. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Nyemerera uhereza Imana icyubahiro, izinze ijoro ikazingura amanywa, iguhaye umwuka wo guhumeka ikavuga ngo ngera ubeho ukaba ubayeho. Hereza Imana icyubahiro mwene data, banza Imana hose muri byose, banza Imana ku bana bawe mu kazi kawe, banza Imana uyibwire ikugerere na hahandi utakandagira, abakugambiriraho ibibi mu mitima yabo, abo banyeshyari, aho hose hakugerere, maze nirangiza yice imigambi y'incakura, iyubikana uburakari bwayo. Imana nishimwe. Ndakubwiye ngo banza Imana hose muri byose, banza Imana uyisenge, banza Imana uyishime, banza Imana ishyirwe hejuru. Imana nishimwe. Narindi kukubwira ngo banza Imana muri iki gitondo, ntugakoze ikosa ryo kujya muri gahunda utabanjemo Imana. Imana ishimwe, kuko ibiba bikutegeyemo, ibiba bitakwishimiye biba ari byinshi mu isi y'umwijima. Satani n'abadayimoni bakorera ahatandukanye, niyo mpamvu mba ndi kukubwira ngo banza Imana, ushinganishe abawe n'ibyawe, nawe ubwawe ubwire Imana uti kandi ugendane nanjye. Imana nishimwe. Nakubwiraga ngo ushima Imana. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Turacyari muri teme yacu igira iti garuka ushima Imana, aho igihe kigeze iby'Imana yakoze, iminsi yawe itambutse, uyu mwaka aho ugeze, kusanya iby'Imana yakoze, utangire wumve ugomba gutambutsa ishimwe rifatika. Ushima Imana, shima Imana, shima Imana ku byo yakoze, shima Imana ku byo igambiriye kukugirira, shima Imana, shima Imana uyishingikirizeho, shima Imana, shima Imana igaruke ikore n'ibindi. Imana ishimwe. Nyemerera rero muri iki gitondo tukiri mu masengesho yacu y'iminsi 40 afite iyo teme ya garuka ushima Imana, dusome ijambo ry'Imana, igitabo cya Mose cy'Itangiriro ibice 49, umurongo wa 25. Imana nishimwe. Ni ijambo Yakobo se wa Yosefu yabwiye Yosefu. Yararimubwiye amaze kumubwira yuko byashobokaga ko imyambi cyangwa se intwaro bamucuriye yo kumurenganya iba yaramuhitanye. Arangije amubwira amagambo meza cyane, amubwira iri jambo rya 20, ni ku murongo wa 25. Aravuga ngo ibyo byakozwe n'Imana ya so izagufasha, izagufasha. Byakozwe n'ishobora byose, izaguha umugisha. Imigisha iva hejuru mu ijuru, n'imigisha iva mu mazi ikuzimu, n'imigisha yo mu mabere n'iyo mu nda. Imana ishimwe. Rero ahangaha Yakobo yagiye yaturira amagambo meza ku bana be, ababwira ibizaza uko bizagenda. Ariko ageze kuri Yosefu, amubwira yuko Imana izamuha umugisha, kandi amwibutsa yuko intambara yanyuzemo zose, bene se bamujugunya mu rwobo, bamugurisha, intambara zose yanyuzemo, ari kwa Potifari, intambara zose yanyuzemo, aramubwira ati ibyo byakozwe n'Imana ya so, kandi izakomeza igufashe. Byakozwe n'ishobora byose, izaguha umugisha. Imana ishimwe. Nanjye ndagira ngo nkubwire, ibyakubayeho byose byakozwe n'Imana ishobora byose. Uburyo ki wabitambutsemo, uburyo ki ubayeho, uburyo ki yakurengeye, uburyo ki yagutabaye, ibyo byose byakozwe n'Imana ishobora byose.
nta mwana w'umuntu wari bugukize ka kaga wari uhagazemo cya gihe, nta mwana w'umuntu wari buguhanagure ya marira, nta mwana w'umuntu wari buguhindurira amateka, nta mwana w'umuntu yewe, nta mwana w'umuntu wari buguha ubwenge bubasha gukomvenka abandi kubemeza ugakora ibintu abantu bakabyemera. Ariko ibyo byose byakozwe n'Imana ishobora byose. Imana ishimwe cyane, byakozwe n'Imana ishobora byose. Hanyuma Yakobo abwiye Yosefu aravuga ngo izaguha umugisha. Nawe rero ndagira ngo nkubwire, izaguha umugisha, izaguha umugisha wowe nukiranuka, izaguha umugisha nukomeza kuba mu kwimana neza, izaguha umugisha rwose, izaguha umugisha nukomeza kugendera imbere y'Imana ukora ibyo gukiranuka, izaguha umugisha nutiyanduza ngo usayishe mu by'iyi si, izaguha umugisha, izaguha umugisha, izaguha umugisha kuko n'ibyo wanyuzemo byakozwe n'Imana ishobora byose. Izaguha umugisha yagukijije za manza, izaguha umugisha yagukijije ka karengane, izaguha umugisha yarakuburaniye, izaguha umugisha yagukijije bwa burwayi, izaguha umugisha yakwishyuriye rya deni, izaguha umugisha. Icyo usabwa ni uguhama imbere y'Imana, urasabwa kugendera imbere y'Imana, urasabwa gukiranuka. Yosefu uyu nguyu inkuru ze murazizi, ntabwo yigeze yiyanduza rwose, kugeza naho umugore w'umwami yashatse yuko baryamana, ariko Yosefu arabyanga, aremera asiga n'umwitera ariko ariruka. Rero umugisha urakorerwa, umugisha bisabwa yuko wigengesera, bisaba kumaramaza. Imana rero izaguha umugisha, izaguha umugisha kubwo gukora ibyo gukiranuka, izaguha umugisha kubwo gushakana Imana umwete, izaguha umugisha kubwo kureka ibyaha, izaguha umugisha kubwo guhamya, izaguha umugisha. Yosefu rwose Imana yerekanye ko ayikunda. Ari umusore w'uyu munsi agakubitana n'umuntu uvuga rikijyana, agakubitana n'umuntu ufite amafaranga, ngira ngo kugira ngo uhagarare mu gakiza uvuge ngo ngewe maramaje, ntago ngiye kwiyandurisha ko bari bumpe imodoka, ntago ngiye kwiyandurisha yuko bari bumpe ibintu bihenze, ntago byakorohera. Ariko Yosefu ari imbere ya muka Potifari, aremera, arahamya ati rwose databuja yanyemereye ibintu byose, ariko wowe ntago yakunyemereye. Yosefu agaragaza ko yanga icyaha cy'ubusambanyi, Yosefu yanga icyaha cyo gusambana, Yosefu yanga icyaha cyo kurarikira abakomeye, Yosefu yanga icyaha cy'ubuhehezi. Yosefu arahamya. Muka Potifari abonye yuko wenda Yosefu yagenda akabivuga ati mabuja aramfashe, afatwa umukenye umwitero we, ariko Yosefu arawuzibukira. Ndahamya ko yari umwana w'umusore, yari buwumushikanuza akiruka, ariko Yosefu arawuzibukira ariruka. Arangije ajya mu nzu y'imbeho, ariko nabwo akomeza guhamya Imana kugeza igihe Imana yamwibukiye. Yewe Imana ishimwe. Aho rero niho Yakobo ari kumubwira ati ibyo byose byakozwe n'Imana ishobora byose. Imana yagiye ikurinda, bene so bakujugunye mu rwobo, aho hose Imana yarakurindiye uvamo uri muzima. Ugeze kwa muka Potifari ntabwo wiyanduje, ugeze mu nzu y'imbohe wavuyemo uri muzima. Niho rero Yakobo amubwiye ngo ibyo byose byakozwe n'Imana ishobora byose, izaguha umugisha. Amateka yawe wowe ameze ati? Isure wowe mu mutima wawe. Erega ntugategereze ko abantu bavuga ngo ibyawe bine, oya wowe wisure. Ni hehe wahamije Imana neza? Ni hehe wahamije Imana neza? Kuko turashaka umugisha. Ndabizi n'umupagana washaka umugisha, ariko wowe ahantu wumva wahamije Imana neza ni he? Nawe uvuge uti ibi byakozwe n'Imana ishobora byose. Rero biragukwiriye ko wongera ukisubiramo, ukongera ugashaka Imana, kandi iby'Imana yakoze mu buzima bwawe bwose, no kuba ugihumeka, no kuba ukigenda, no kuba ukiriho, ibyo byose ubikusanye ugaruka ushima Imana. Imana ibaha umugisha. Shalom shalom. Muhahe muronke mugendane n'Imana.